Ibihembo by'isango na muzika byahembye abahanzi bitwaye neza b'ingeri zose hano mu Rwanda 2025 byiganjemo icyahawe Mugisha Benjamin alias The Ben wahembwe nka Best Male Artist of the Year cyangwa se umuhanzi mwiza mu bagabo witwaye neza 2025 yahize abarimo Bruce Melodie, Kivumbi King ndetse na Kevin Kade. Naho nyuma y'igihembo cy'umwaka washize Bwiza yongeye kwisubiza Best Female Artist of the Year cyangwa se igihembo cy'umuhanzi kazi mwiza kurusha abandi hano mu Rwanda 2025 yahetsinze abarimo Eleeh, France Mundu ndetse na Arin Sano. Naho Best Song of the Year 2025 cyangwa se indirimbo nziza yakunzwe 2025 arahatanye indirimbo Follow Me na Kevin Kade, Chris Easy ndetse na The Ben, hakaza Tombe ya Element, hakaza indirimbo Morela ya Ruskana ndetse na Tsunami ya Run Up. Indirimbo Tsunami ya Run Up ni indirimbo yabaye nziza kuruta izindi zakunzwe 2025. Mu gihe Follow Me na Chris Easy, Kevin Kade na The Ben yabaye collabo cyangwa se indirimbo yahuriyeho umuhanzi urenze umwe igakundwa cyane 2025 yatsinze izirimo Delicious Ngabona Philemon, Alavier Ngabona Platini ndetse n'indirimbo Repete ya Benda na $. Naho Bruce Melodie Tayiwacu nawe ntago yigize atahamara amasakwera ko yegukanye Best Album of the Year, aho Colorful Generation yatsinze izirimo Plenty Love ya The Ben, hakaza album ya Ngabona Platini ndetse na album ya Kivumbi King na Mike Kayihura. Naho Melodie Run Up $, ndetse na Orima bari bahanganiye Best Upcoming Artist of the Year cyangwa se umuhanzi muto uri kuzamuka neza, igihembo kikaba cyegukanywe na $. Vestina na Dorcas nabo bahembwe nk'abahanzi bitwaye neza cyangwa se bakunze kuruta abandi mu barimba injyana ya gospel, bakaba batsinze barimo Israel Mbonyi n'abandi batandukanye. Naho duce mu yindi twihuse ndetse ntore yawe igihembo cy'umuhanzi mwiza mu barimba injyana ya gakondo Eleeh habwa igihembo cy'umuproducer mwiza kurusha abandi yatsinze abarimo producer Prince Kizi, Roda ndetse n'abandi batandukanye. Iyo byiza kuri mwese nk'ibisanzwe ngi nitwaga Journalist G Bros. Ciao ciao.